Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, ni mwene Somawombe, Imana iduhana umugisha. N'ubundi dukomeje ya nyigisho yacu ivuga kwizera. Ejo twabonye ko impamvu zihari zituma twizera ari nyinshi, ariko cyane hanini nuko bitari ngombwa ko umuntu yari yaremanywe uburyo butuma asabana n'Imana bwuzuye, ariko nyuma yaho icyaha kimukuye muri Edeni, ibintu byose byari muri Edeni Imana yabishyize muri Yesu, hanyuma isaba abantu, ihamagara abantu bose kwizera Yesu kugira ngo bongere bakire ubuzima bwuzuye. Bivuze ngo ubuzima bwuzuye bwose Imana yabushyize muri Yesu. Uyu munsi rero dusome ijambo ry'Imana tugenderaho n'ubundi. Turakomeza kuvuga kwizera ni iki. Umuntu yakibaza ubundi kwizera ni ibiki, bisobanuye iki. Turebe Abaheburayo 11 turebe icyo wandikiye Abaheburayo yabivuzeho. Yaravuze ngo kwizera 11 umurongo wa mbere Abaheburayo, kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi no kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Urumva ni ibintu bibiri Bibiliya ivuzemo, kumenya ibyiringirwa ko bitazaba. Urumva kugira ngo ubanze wizere no kubanza kumenya ibyo byiringirwa ni ibiki, hanyuma ukabona ububyemera, ukabona ubimenye. Urumva kwizera ni siyanse, ni ukumenya ibyo byiringirwa. Iyo tuvuga kwizera cyangwa Bibiliya ntagatifu yikoresha kwemera, kugira ngo wemere umuntu cyangwa wemere ikintu, bisaba ko nibura icya mbere icyo kintu aba ari ukuri, donc gifite ibimenyetso byuzuye ko ari ukuri. Icya kabiri ni uko kiba gifite imbaraga cyangwa ubushobozi nibura buruta ubwawe, gishobora kugira umusaruro cyangwa impact cyangwa impinduka ku buzima bwawe. Nibwo uvuga ngo wemeye ikintu uracyizeye. Niyo mpamvu Bibiliya ntabwo itwemerera kwizera umuntu. Kwizera undi muntu ni ikosa kubera impamvu imwe yonyine. Murabizi ko umuntu ni ikiremwa nkawe. Iyo wizera umuntu, kwizera umuntu cyangwa kwizera ikintu, ni ikintu uvuga ngo imfatiro z'ubuzima z'ibyiringiro byanjye niho zishinze. None nta muntu ubeshaho undi nk'imfatiro z'ubuzima bwe zishingiye ku wundi muntu. Umuntu wese ni Imana yamushyizeho, niyo ishobora kumukuramo umwuka, nishobora kuwisubiza. Niyo mpamvu Imana ariyo kwizerwa yonyine. Bibiliya Yeremiya hanura 17 kuri 5 yaravuze ngo uko ni Uwiteka avuga. Aravuga ngo nihavumwe umuntu wiringira undi muntu. Umuntu wiringira undi muntu amaze kuvumwa. Umuntu wizera undi muntu akumva niwe ufite imbaraga. Biravuga ngo umuntu wishima amaboko ye wamaze kuba ikivume. Icya kabiri, mu mutima we akimura Uwiteka, akavuga ngo uriya muntu niwe ungize, niwe ntezeho amaramuko, niwe mbona imfatiro z'ubuzima bwanjye zishingiyeho. Uwo muntu Bibiliya itimwita ikivume, azahita ngamera nk'inkokore yo mu butayu. Urumva hisaba igiti gikokotse. Ikiza ni cyiza ntazakibona ko nta kiza kinyura mu kiremwa, ahubwo ikiza kinyura mu muremyi. Ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Ariko ageze kuri 7 arangwa hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Imana ishimwe. Uwiteka akamubera ibyiringiro. Impamvu nta wundi muntu ukwiriye kwizerwa uretse Uwiteka nuko ibyiringiro byahawe isi ni Yesu. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwizera Yesu wenyine ko ari we byiringiro byahawe isi. Iyo tuvuga ibyiringiro cyangwa ibyiringirwa, ibi byiringirwa ni iki? Ibi byiringirwa ni ibyiringirwa by'agakiza no gutungana byanyuze muri Yesu. Yesu niwe wenyine wabaye umutambyi imbere y'Imana, akora ibintu amategeko atashoboye, amategeko yananiwe. Ni Yesu wabishoboye. Nusoma Paulo yandikira Abaheburayo 6:17 yaravuze ngo niyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka iyongeraho indahiro. 18 iravuga ngo kugira ngo ibintu bidahinduka, iby'Imana itabasha kubeshyeramo, biduhesha ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Aranga ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye kinjiza. Urumva icyo igitsikamutima, ibyo byiringiro nibyo byinjira hirya y'umwenda. Imana ishimwe. Ukingiriza hera cyane. Kera twahinjizwaga n'ibitambo by'abantu, ariko ibyiringiro byatwinjije ni Yesu watwinjije hirya y'umwenda. Niwe wapfuye atwinjiza hirya. Agenda ari umutambyi, agenda ari igitambo, atwinjira hera, atwinjizayo none n'ubu ngubu. Ageze kuri 20 aravuga ngo niho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Imana ihabwa icyubahiro. 19 aravuga ngo uko amategeko atagize icyo yatunganije rwose.
ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana ishimwe ko yatugereye ahandi hantu, itugera ahantu tutari kugezwa n'amategeko. Ariko Yesu yaragiye asenya urusika, asenya urukuta, aduha agakiza, aduha gutungana, tutatunganijwe n'ibitambo n'amategeko. Yesu niwe wakutuzana, ibyiringiro byacu ntandi bishinga. Abwira Abaheburayo 3:14 yaravuze ko twahindutse abafatanyije na Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nta bindi byiringiro dukomeza, ni iby'agakiza, ni Yesu, niyo twaboneye muri Yesu, niyo dukwiye gukomeza kugeza ku mperuka. Niyo mpamvu abwiye 10:23 Abaheburayo yaravuze ngo dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije ari ukwizerwa. Bivuze ngo buri muntu wese akwiye kwatura ibyiringiro byamwinjije ahantu, byamuhaye ubuzima. Mu yandi magambo, twari tubutaye, ariko muri Yesu niho twongeye gutoragura ubuzima. Urumva kwizera ni iki? Kwizera ni ukumenya ibyo ngibyo, ibyo byiringirwa udashidikanya. Kwizera Bibiliya, kwizera ivuga ko ni uburyo butatu. Icyambere, kwizera ni ukumenya. Bibiliya yindi y'igifaransa, icyongereza ivuga ko ari assurance cyangwa se confidence, cyangwa Bibiliya y'igifaransa ivuga c'est une ferme assurance. Urumva na assurance ni ubwishingizi nyabwo, urumva, ariko bw'ibintu biri muri future. Ibintu twizera, iyo tuve kwizera na assurance y'ibintu twiringiye. Ibintu twiringiye birahari. Twiringiye iki? Twiringiye Yesu, twiringiye agakiza, twiringiye kuzamubona, twiringiye kuzajya mu ijuru, twiringiye ibyunyungu buhoraho. Ibyo bintu kwizera ni ukugira assurance yabyo, ni ukumenya, ni ukugira ubwishingizi bwabyo, ni ukumenya ko ibyo bintu bidakuka n'ayo mahame. Urumva Bibiliya ivuga ko ari original confidence ya mbere twari dufite. Yesu yongeye kurenuvera akayuzuza. Imana ishimwe. Icya kabiri ni ukumenya ko ibintu Imana yasezeranije ari ukuri. Ibintu Imana yasezeranije, kwizera kutubera assurance y'Imana yasezeranije. Amasezerano y'Imana yose, kwizera niho kuyaha assurance. Bivuze ngo kurayishingira. Iyo umuntu yizeye aba afite assurance y'amasezerano y'Imana. Ikindi, kutubwira ko ibintu Imana biri imbere muri future, Imana ishobora kuzabikora, kutwemeza ko ibintu Imana ikora ari ukuri. Bibiliya iravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose. Urumva kwizera ntabwo ari ubuswa, kwizera ahubwo ni ubumenyi, ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya. Bibiliya ivuze iki? Urumva harimo ibintu bitatu. Icyambere, kwizera kubwira umuntu ko ibyiringirwa bihari, amenya ko bihari, bifite ahantu biri, bisitotse. Nubwo bisitotse ahantu hatagaragara, umuntu atabona, ariko kwizera kurakubwira ngo ibyiringirwa birahari. Kandi icya kabiri, bavuga ngo nubwo bihari nta wundi bibereyeho wowe. Nta wundi muntu bibereyeho, niwe bibereyeho. Wowe ubyizera niwe bibereyeho. Niyo mpamvu Yobu yaravuze ngo nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagara ku bicu. Nubwo umubiri wanjye wapfuye, nubwo narangiye, mwibuke amagambo bamubwiraga bagenzi be, ariko aravuga ngo kwizera kumubwira iki? Kumenya ko ibintu bihari, kuzabona Yesu ari we uzabibona. Si amaso ya Elifazi ngo niwe uzabibona. Kwizera kubwira umuntu ko ari we ubwe ibyasezanijwe ari we bireba. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ikintu gikomeye. Yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Kwizera kurenga urupfu, kwakwereka kurama, bakubwira ko ibyasezanijwe uzabyakira. Icya kabiri, uzabwira abantu imirimo y'Imana, ko atari uwundi muntu. Icya gatatu, kwizera kubwira ko ibintu byasezeranijwe ibyo ngibyo ubyemerewe. Cya kabiri navuze ko bihari. Cya kabiri ubyemere. Gatatu, ari ukuri, atari igipindu, atari ibintu bakubeshye, atari ibintu bakurimanganije. Kubwira ko ibyasezanijwe ari ukuri, ari ubuzima, ari ukuri, atari igipindu, ari ibintu abantu bizera baciye kandi bifite imbaraga zo gukora. Mu yandi magambo, ni amaso akwinjiza ahandi hantu, ni amaso agukura mu mwijima wo kutabona akakwinjiza mu mucyo ureba ibigaragara. Ni indorerwamo zizuminga, cyangwa se ni lensi zizuminga, zagura ibintu bitagaragara, amaso y'abandi bantu atabona, hanyuma zikakwereka ko ibyo bintu ari ukuri.
ni amaso akwereka ibindi abantu batabona, ni umuryango ugukura mu rupfu ugushyira mu buzima. Kwizera ni kode z'ibintu bitagaragara. Murabizi abantu bize programming bari ibintu by'ibikode by'ibinyuguti utamenya ariko bifite igisobanuro. Kwizera kukubwira ko ibyo bintu ubwo ari ibikode ariko kurenga kode hakwereka bya displayings ibintu, kurenga kode hakwereka icyo bya displayings. Kwizera kutwinjiza mu isi bitagaragara, ukatwereka ko ibintu birimo icya mbere ari ukuri, icya kabiri tubyemerewe, gatatu kandi ko ibyo bintu bihari atari igipinda. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Kwizera ni ubuzima umuntu wese agomba kwakira. Niyo mpamvu abantu bizera batandukana, bagira ubuzima, kubera ko Bibiliya yavuze 11:13 yaravuze ngo abantu ba kera barinze bapfa bagifite amaso. Bafite amaso areba iki? Bafite amaso areba ibintu bihari. Urumva kwizera n'indi si, n'ubundi buzima. Isi yo kwizera n'indi si idushyira ahandi hantu tubona ibintu amaso atagaragara atabona. Niyo mpamvu ubuzima bwo kwizera ni ubuzima uwizera abamo, akajya abwira isi, akayibwira ngo nubwo isi iri kumarika gutya, isi iri kwerekana gutya, ariko amaso y'abizera yerekana gutya. Kwizera n'ubuzima umuntu aba ngo nubwo ibimenyetso byerekana ko ibintu biteye gutya, ariko ibimenyetso byo kwizera byerekana ko ibintu bimeze gutya. Reka mabwire ko Bibiliya ivuga abahungu 10 bagiye gutata, 12 bajya gutata. Abahungu 10 bagiye 10 rero bagendana amaso atangana. Babiri bagenda bafite amaso yo kwizera, abandi bari bagenda bafite amaso atizera. Bibiliya ivuga iki? Bagezeyo mu gihugu ngo abahungu baza kugira amaso. Murabizi ko amaso isi ikoresha ni amaso yihebesha, ni amaso akanga. Kubera iki? Kubera ko ibintu turabiri muri dimension iteye abantu ubwoba. Isi ifite dimension y'ibintu bitari byo. Dimension y'ibintu tubona kenshi cyangwa ibipimo by'ibintu tubona ni ibintu bibeshya abantu, bibashuka. Umuntu ashobora kureba akaba yapfa mbere y'uko apfa. Ugasanga umuntu aravuze ngo ndapfuye, ndashize. Ugasanga abantu bataye ibyiringiro, bataye imbaraga z'ibyo bizera. Kubera iki? Dimension cyangwa ibipimo by'isi birabeshya. Kugira ngo umuntu abikoreshe nuko akoresha amaso yo kwizera areba hirya y'ibipimo by'isi. Abahungu 10 bagezeyo ngo bareba Abanaki, babona ukuntu bangana, ukuntu ari barebare, ukuntu bavuga, ukuntu bitwara. Ngo babarebye bafata umwanzuro bavuga ati aba bantu nkurikije ukuntu bangana. Bageze mu itaniro baca abandi intege. Baranga abantu twasanze icyambere ni barebare, barakomeye, baravuga ati twebwe twabarebaga ukuntu ari barebare twanakireba tugasanga tumeze nk'inzige. Mu yandi magambo urumva amaso yabo ngo yahitaga abereka ko bameze nk'inzige kuri bo, kandi nuko amaso bafite yabashukaga. Abahungu babiri ngo babareba bakubita amaso bagatobora, bagasanga hirya y'Abanaki ngo nta kintu kiro kibakingira. Imana ishimwe ko amaso yacu atobora Abanaki, akareba hirya yabo akabona nta yindi fondasiyo, nta rundi rufatiro ruriho. Barangije baravuga ati rero muhumure, baha abandi imbaraga. Baravuga ngo ibintu abahungu bavuze 10 ni ukuri. Abantu bariyo ni barebare, mu bipimo by'isi niko bimeze, ariko mu bipimo byo kwizera, muri dimension zo kwizera, twabashyiraga mu bipimo tugasanga hirya yabo nta kibakingira bafite, kandi twari turi kumwe n'Imana yavuganye natwe. Baravuga ngo ni ukuri Imana yacu niba ikiri kumwe natwe, niba itwishimira. Mu yandi magambo, niba kwizera kwacu kukiyifata, baravuze ngo tuzabaryaho ko murarya imitsima. Mbibutse ko kurya imitsima ni ikintu cyoroshye, ni ikintu batanze cyerekana ko niba Imana ikibizera ntibakangwa n'uburebure, ntibakangwa n'uko bangana, ntibakangwa n'ingano yabo, ahubwo bazabatambuka Imana ibakoreshe atari bo, ahubwo banyuze mu izina ry'Uwiteka Imana. Mu magambo bazagenda muri PO y'Imana bakora ibintu Imana yagakoze. Kubera iki? Kwizera niyo maboko Imana ikoresha iha abantu. Kwizera niyo maboko Imana ikoresha irwanira abantu. Kwizera nizo mbaraga twakiramo ibintu by'Imana. Imana idufashe mu izina rya Yesu, itwongere kwizera. Kwizera ni ukumenya ibyo byiringirwa ukabigendana, nubwo isi yaba imarika umutu kivuga ngo ntibishoboka. Kwizera ukavuga ngo birashoboka, ukagira amatwi. Abakira barinze bahamwa neza nuko bagufite, kandi barinze bapfa bakizera amaso akireba. Umubiri warapfa ariko amaso akireba, ibyasanijwe biracyahari. Imana ishimwe mu izina rya Yesu. Imana ihabwa icyubahiro. Kwizera ni ikintu kinini ariko kiryoshye. Urumva n'amaso atuma turunguruka mu bwami bw'Imana. Ntushobora kureba ibintu biri mu bwami bw'Imana udafite kwizera. Kwizera kandi n'urugero dukora mu mwijima twinjira mu mucyo w'itangaza. Kwizera kandi
kwizera ni ikintu gikomeye, ni ya silence, ni recommandation. Biriya yavuze ngo icyatumye bakera bahamwa nuko bari bagufite. Recommandation ijuru ritanga ni ukwizera, nta handi hantu inyura, si igipapuro, ahubwo inyura mu kwizera. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Tugira abantu bajya bishuka ko bizera kubera uburyo butandukanye batekerezamo kwizera. Bibiliya ivuga kwizera igatangamo nk'uburyo butatu. Hari ukwizera ivuga ngo ni ukwizera kw'abadayimoni. Kwizera Bibiliya ivuga ngo ni ukwizera kw'abadayimoni, kwizera gusanzwe n'abadayimoni bagira. Kwizera n'abadayimoni bagira. Uzwo n'abadayimoni barizera. Dayimoni barizera, Imana idufashe rwose. Abadayimoni barizera, ariko bizera iki? Bizera gute? Hari igihe umuntu agira kwizera kw'abadayimoni. Yakobo yandika mu rwandiko rwe 2:19 yaravuze ngo wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera bagahinda imishyitsi. Buriya n'abadayimoni bazi ko Imana ari imwe rukumbi. Urumva buriya doctrine nta kitwaye Satani. Abadayimoni hari ibintu bazi ku Mana, ko Imana ari imwe rukumbi, ifite imbaraga, mbehe Yesu ariho, afite ubushobozi, yapfuye akazuka. Hari ibintu abadayimoni buriya bazi mu ijuru, banahazi kurusha. Mbese buriya abadayimoni hari ibintu bazi kurusha abantu, ariko ntabwo ibyo ngibyo bibazanira kwizera. Uko umuntu ufite kwizera nk'uko nguko, naba ngo ni ukwizera kuri pasifu, kwizera kw'ikigwari, kwizera ko mu bitekerezo, kwizera kw'amagambo umuntu atwara mu nyuguti, agasoma Bibiliya nyinshi cyane. Hari abantu bagira Bibiliya bazi kuyivuga, bazi kuyimanuka, ariko ugasanga kwizera kwabo ntacyo kwabahinduyeho. Kwizera bene uko nguko kudahindura umuntu, niko Yakobo yavugaga, ashaka kwerekana ko nubwo kwizera bien sûr twabaye justified, niko na Petero yavuze, na Paulo. Kwizera kwaradutsindishirije, ariko iyo umuntu atsindishirijwe bituma akora imirimo ijyanye n'uko gutsindishirizwa kwe. Bivuze ngo kwizera nanone kugaragazwa n'imirimo umuntu akora. Iyo umuntu yamaze kwizera, umuntu ashobora kureba umuntu niba yizera cyangwa atizera. Iyo ufashe abantu babiri wabatandukanyiriza, ntiwavuga ngo uriya muntu arizera ishingiye ku magambo ye, no, ahubwo urebera imirimo ye, uko abayeho, ubuzima bwe bwerekana niba yizera. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu hari abantu bagira kwizera gusanzwe, kwizera kw'abadayimoni, bizera ko Imana ifite imbaraga, ugasanga n'abadayimoni barabizi, bizera ko Imana ari imwe rukumbi. Ayo ni amakuru umuntu atwara nk'ikinyamakuru. Tugira abantu benshi bavuga Bibiliya, bazi kuyisoma, bazi kwigisha, ariko amagambo yo muri Bibiliya atahinduye. Kandi reka mbabwire ko imbaraga umuntu atunga zo kwizera, zingana n'ijambo ry'Imana abasha gushyira mu bikorwa. Ntabwo imbaraga umuntu atunga zo kwizera ntabwo zingana n'ijambo ry'Imana yasomye, yize, bamwigishije muri theology n'ahandi hantu mu bindi bigo bya Bible College. Ntabwo ari cyo cyerekana ko umuntu yizera. Ntabwo cyerekana ko umuntu yizera ari kumenya gusobanura amagambo, kujya eloquence, no, ntabwo ari cyo cyerekana ko umuntu yizera. Niyo mpamvu tugira abantu Yuda yavuze baseseye rwihishwa, nabo bazi kubikora, ariko bene abo ngabo bameze nk'inkuge zasadutse byo kwizera. Kubera iki? Kuki zasadutse? Amazi yarabinjiranye, ntacyo zabamariye, nabo zarasadutse, zaramenetse. Ugasanga bavuga ibyo kwizera, ugasanga n'amazi yabinjiranye mu bwato. Imbeho yarabateye. Kubera iki? Kwizera kwabo ni kugira icyo kubamarira ngo kubakingira ayo mazi. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Bene data, kwizera kw'abadayimoni kugwira ku bantu benshi, kuvuga ibintu udakora. Niba unyumva ukaba urangwa n'ubuzima bw'ibyo uvuga budahura n'ukubayeho, uko kwizera kwawe n'uko abadayimoni. Kuvuga ngo Imana irashoboye, kubyigisha abantu utizera ko Imana ishoboye. Abantu benshi bajya baririmba, bakaririmba ibintu bikomeye biteye ubwoba, ariko ugasanga ubuzima bwabo ntabwo buririmba. Ukwiye kubaho ubuzima buririmba ibyo uvuga, ukwiye kubaho ubuzima buhura n'ibyo uvuga. Sinzi ubundi, reka nkubaze gatoya, sinzi uwafata ubuzima bwawe bw'ibanga, ubuzima ubayeho, uraririmba cyangwa urigisha, sinzi ubuzima ubayeho bw'ibanga, ubayeho ahantu hatazwi, umuntu yarangiza akabuhimbamo indirimbo. Unkurikirana ubuzima bw'ibanga, aho ukorera, aho uba, aho utuye, ubuzima bwawe nyine butagaragara, bwa bundi butandukanye no ku ruhimbi, kuri mikoro, butandukanye no kuririmba. Bwa buzima ubayeho bw'ibanga wabufata akihimbamo indirimbo. Wabuhimbamo indirimbo, umuntu ayirimye wayiririmba muzo gushimisha, wayiririmba muzagakiza mu iteraniro n'abandi.
mu yandi magambo ubuzima ubayemo bwerekana agakiza k'Imana, bwerekana ishimwe ry'Imana yakoze muri wowe. Ntabwo kwizera kuri active ni imbaraga yatubatuye, niko Paul yabwiye Abaroma, twabatuwe n'itegeko ariko rikora active, rikora mu buzima bwacu, rihindura ubuzima bwacu rikabushushanya rihindura ubuzima bwacu rikabushushanya nicyo twizeye. Niyo mpamvu nushaka kureba umuntu icyo yizeye uzareba ubuzima bwe. Ubuzima bwacu tubayemo bwerekana ibyo twizeye. Abenshi baririmba ibyo batizera, babwiriza ibyo batizera. Nushaka kureba ko wizera uzareba ubuzima bwako bungana n'iki. Ubuzima bayeho bungana n'ijambo ry'Imana washyize mu bikorwa. Ijambo ry'Imana washyize mu bikorwa ringana n'imbaraga zo kwizera utunze. Imana dufashe mu izina rya Yesu. Uko no kwizera kw'abadayimoni rero Imana ikuturinde mu izina rya Yesu. Kwizera kwa kabiri Bibiliya ivuga ni ukwizera Pawulo abwiye Abakorinto urwa mbere 12:9, ni ukwizera nk'impano y'Imana. Bibiliya iravuga ngo umwaheshwa no kwizera, umwaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undaheshwa gukora ibitangaza, jambo rikiza. Donc bivuze ngo hari ukwizera kuza nk'impano yo gukora ibitangaza. Mu gico cy'impano zikora ibitangaza umuntu ashobora gutuma kwizera. Gatatu, hari ukwizera Pawulo yabwiye Abaroma ariko tuzatindaho cyane 10:17, niho kwizera kuri active gufite intungabugingo z'abizera. Kwizera 10:17 yaravuze ngo dore kwizera kuzanwa no kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Ejo nzabivuga ukuntu kuvuka, kwizera naho kuvukira. Kwizera kuzima no kuzanwa no kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. Ko kwizera kuravuka gufite ukuntu kuza. Urumva rero kwizera niba ari yo mu Faransa yavuze ngo ni demonstration y'ibintu tutabona. Kwizera niko kudemontra ibintu tutabona ko ari ukuri. Ibyo iyo ugufite kwizera kudemontra ibyo bintu, ntugende ubwira umuntu ngo nizeye ibi, ngo ko Imana ifite imbaraga ngo ishoboye byose. No, niba ubyizeye, kwizera ni demonstration y'ibyo bintu. Dosere konovo apa ibyo bintu utabona sava. Kwizera ni demonstration. Niyo maze kubidemontra ukabyerekana muri wowe mu buzima bwawe urabyakira. Kwizera kurenga inyuguti kwizera kurenga inyuguti ukajya mu buzima buri mu nyuguti. Niyo mpamvu ubuzima bw'umuntu wese utizera bumeze nkaho budahari. Ubu Kristo nibo hatabaho kwizera. Niyo mpamvu yaravuze ngo umuntu wese wemera umwana w'intama y'Imana akamwizera azakizwa. Bivuze ngo abantu benshi bemera, buriya n'abigishwa babayeho benshi rimwe batizera n'ibintu, kandi byose Imana ikora mu kwizera. Niyo mpamvu n'abantu yakizaga yabanza kwabaza niba bizeye. Bivuze ngo kwizera n'ubuzima nabamo bukamukiza mukamubatura. Kwizera kwaratubatuye kwatuvanye mu mwijima. Buri muntu utarizera ntarava mu mwijima, aracyabazwe nubwo azi ko hari, ariko aracyabazwe. Kwizera kwadushyize mu bugingo, kudushyira kuturemamo indi organe tuba twumva Imana mu buryo budasanzwe. Imana idufashe bene data, Imana ibane namwe, Imana ibagire neza, Imana ibarebe neza. Ariko ndabifuriza ko mugira kwizera kuri active. Kwizera kuri active ni ukwizera gutuma ubaho ubuzima bujyanye n'ibyo wemera. Niba uririmba ukabaho nk'ibyo uririmba. Ngira abantu bajya bansetsa ugasanga umuntu avuga Gorogota mu kuririmba, ariko ubuzima bwasanga ntaho bwahuriye na Gorogota. Ugasanga aho kuririmba Gorogota uriya musozi, aho kuririmba yaririmba nkamo Kigali cyangwa Jari cyangwa indi misozi. Kubera ko igikomeye si kuririmba Gorogota, igikomeye ni ukwizera ibyabaye Gorogota. Iyo wizeye ibyabaye Gorogota mu buzima bwawe, uraraba ngo Yesu yarapfuye arampfira. Kuki yapfuye? Yabaye incungu, acunga ubuzima bwanjye. Pawulo abwiye Abakorinto 6:11 yaravuze ngo urwo rupfu Yesu yapfuye rimwe kubw'ibyaha, ariko natwe kumva ko twapfuye ku byaha tukaba turi bazima muri Kristo Yesu. Ni ukubaho ubuzima buhura n'ibyabaye. Iyo utabaye ubuzima buhura n'ibyabaye Gorogota, rero Gorogota kuyirimba yireke, ntabwo uragera kuri kuyiririmba, ahubwo babanza bishanye n'ubwo buzima bw'Igorogota. Tugira abantu babwira abantu ngo bareke ngo bisambanire ngo Yesu yarabirangije. Ntabwo yabirangije. Twakijwe n'ubuntu si ubusa, hari icyatanzwe, ariko ubwo buntu ni umwarimu. Imana yahise idushyira mu ishuri ritwigisha ko tuyavuze. Ni umwarimu twigisha, ni ishuri, ni ikigo kitwigisha kureka kutubaha Imana, kuko ni imbaraga tugendana muri twebwe. Ibyo twizera rero birimo ubuzima. Imana idufashe. Ibyo twizera birimo ubuzima, ntabwo ari inyuguti, ntabwo ari rwose, ni rema, ni imbaraga ziri hirya y'inyuguti. Imana ibaho umugisha. Nusoma ijambo ry'Imana utizera ntacyo bizakumarira, ntuzanaryumva. Nuririmba indirimbo utayizera yireke.
kuko umuntu uririmba indirimbo ni umuntu umaze kwambuka Yorodani, umaze gupfa nahise akazuka nawe, yarangiza akavuga ngo ni ukuri iteka nagendaga nemerewe n'ibyaha, akavuga ngo ni ukuri umunsi mwiza nibuka none akwemereyeho. Ni umuntu urimba ibimubayeho. Imana dufashe kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa ni iki? Ni agakiza, ni ugutungana kwa Yesu twakiriye muri we. Niyo mpamvu dukwiye kuba ubuzima buhura n'ibyo twakiriye. Imana ibaho umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibiteho. Ndabingingira mu izina rya Yesu kugira ngo Imana dukore umwitozo twisuzume ubuzima bwawe bw'ibanga, amagambo uvuga, uko ubayeho bishushanywe n'ibyo wizera. Ntabwo kwiza tuzamenyera mu ndirimbo turirimbira, ahubwo tuzamenyera mu buzima ubayeho kandi bw'ibanga. Utangire witoze kubaho nk'uwizera. Wizera Imana ifite imbaraga, wizera Imana ishoboye, ifite ubutware. Kwizera kubeshaho umuntu, kwizera kubeshaho umuntu. None kubeshejeho gute? Cyangwa kwakwangije gute? Imana ibane nawe, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Imana duhafashe, kadusenge Imana, ariko Imana yongere dufashe muri uyu munsi wa kabiri tubonye turi kumwe n'Imana. Tubiye ngo Mana wongere uduhe kongera kwizera. Ntabwo kwizera ni siyanse, ni ukumenya ibyiringirwa, ni ukumenya, ni ukubidemontera ukabimenya. Rero icyo wamenye kigaragaze mu buzima bwawe. Imana iguhe izo mbaraga zibigushoboza mu izina rya Yesu, amen. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri data wa twese mwiza, uri imbaraga z'abizera. Uduhaye uyu mwanya n'ubu buryo bwiza kugira ngo tubane nawe. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo kwizera no kumenya ibyiringirwa tudashidikanya, kandi niho kwahamije abakera. Kwizera ni rekomandasiyo. Kwizera ni ukwemera ibintu byabaye tudahari ariko tukabyemera ko byabaye. Kwizera ni ukwemera ibizaza, tukamenya ko ari Imana izabikora. Kwizera ni ukubimenya, tukabaho ubuzima buhura nabyo, atari ukubiririmba, atari ukubivuga gusa, ahubwo ari ukubyerekana mu buzima bwacu. Imana nibane natwe, iduha imbaraga, idushoboze kubyubahiriza mu izina rya Kristo rikomeye, amen. Yesu nabaho umugisha, murakoze.